Mwongeye kwirirwa hano banje. I need the mind first TV urimo ukurikirana none ahangaha uyu ni HIG Justin Mind. Reka nse mbabwire ibintu bigomba kubafasha nimba uri umunyeshuri, niba uri ku ishuri se cyangwa ukaba uri umunyeshuri, reka nkubwire ibintu bitanu byonyine ugomba kwirinda mu gihe uri muri class. Mu bintu bitanu rero ugomba kwirinda mu gihe uri mu ishuri cyangwa se mu gihe uri muri class. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda, rero uri mu ishuri, irinde kwikina se cyangwa kwerekana ko urenze abandi, kuko ibyo ngibyo bishobora gutuma abanyeshuri bagutera icyizere. Mu gihe uri muri karasi ugomba waba unarenze se birumvikana, nyine ushobora kuba ufite akantu urusha abanyeshuri cyangwa ushobora kuba hari ibintu barusha abanyeshuri. Rero bemera yuko ikintu barusha aho kugira ngo wikine yuko ukirenze ahubwo urakibasangiza. Icyo kikaba ari ikintu rero cyagufasha kuba nyine umunyeshuri wumvikana cyangwa se wumvwa n'abanyeshuri bose. Ako kantu rero ko kwikina se cyangwa kwishyira hejuru mu gihe uri muri karasi, kwerekana ko hari ikintu urusha abandi, kwerekana ko urenze, ako kantu ntabwo ari sawa abanyeshuri muri karasi. Ko nta kantu nyine k'ubwenge mba mbibiye, ako kantu nyine ko kwikina ntabwo nyine akaba ari sawa muri karasi. Ako nta kantu ugomba kwirinda mu gihe uri muri karasi, ndetse ukerekana ko ibintu byose uri same n'abanyeshuri, kwihuza nabo, kugerageza gukora nyine ibintu byerekana yuko udashaka kwerekana yuko abanyeshuri bari munsi yawe, ugakora akantu kerekana ko wowe n'abanyeshuri muri kuri level zimwe, kuko mwese mwiga mu mwaka umwe. Ikintu cya kabiri rero ugomba kwirinda mu gihe uri muri karasi, mu gihe uri muri karasi rero ujya wirinda ko hari uwakureba mu mutwe. Icyo rero kikaba gisobanuye ko nimba uri muri karasi si ngombwa kuvuga ibintu byose, si ngombwa kuvuga ukuri kose muri karasi, kuko hari igihe ushobora guhubuka bakavuga ikintu kitari cyo, abanyeshuri bamwe bakacyumva abandi bakacyanga. Rero urabyumva nyine aho ngaho mwakoze pati cyangwa se uduce muri karasi, ubwo biba byatangiye nyine kugendamo nyine ukuntu. Nimba uri muri karasi ushaka yuko ukominikana na buri umwe, jya wirinda kugira agace ubogamira mu byo uvuga, ugerageze guhuza na buri wese mu mvugo yawe cyangwa se mu byo ukoresha. Nuvuga akantu ukumva wenda umunyeshuri ntakemeye, bibaho, ntabwo wabaho nyine uri perfect, ariko ugerageza nyine kwihuza na buri wese ku buryo ubona yuko nta muntu ubogamiye. Ugerageze yuko nta muntu n'umwe wakurunguruka mu mutwe. Uburyo wakurunguruka mu mutwe ni gute? Gukoresha nyine ibintu bisanzwe nyine abanyeshuri bakoresha bidatuma bari gucishamo, kuba nyine active mu byo uvuga, kutaba sharp cyane muri class ngo wenda ujye uhora uri hejuru mu mivugire, don't go up. Noneho kuba nanone utajya hasi cyane, ukabamo hagati. Bisobanuye ko aho hagati uri wemere guhuza na buri wese. Ni nka wa muntu nyine uri mu bantu akaba ati nta muntu nkunda nta n'uwo nanga. Abo bantu nibo tuba dukeneye cyane muri class. Abo bantu nyine ba joining abantu cyangwa bafata abantu kimwe batarobanuye ngo arebe ngo uyu nguyu ngo iki niki, abo ngabo nibo bantu bakenewe muri class. Kana tuntu tw'ubwenge rero nakuzaniye, uyu ni HIG Justin Mind kugezaho ibi byose. Reka nze nkubwire ikintu cya gatatu ugomba kwirinda mu gihe uri muri class. Ikintu cya gatatu ugomba kwirinda mu gihe uri muri karasi, irinde kwikurura mu nkundo cyane mu gihe uri muri class. Icyo ni ikintu cya gatatu kiza ku mwanya wa gatatu, kandi gihuriweho n'abantu benshi muri class. Mu gihe uri muri class nubwo bigoye kubyumva, irinde kwikurura mu bintu by'inkundo cyane, nabyo bizatuma nyine udata respect yawe. Mu gihe uri muri class gerageza guhuza na buri umwe, waba uri umuhungu cyangwa se uri umukobwa, gerageza guhuza na buri umwe muri class. Nubwo habamo abantu nyine batemera yuko wenda batanashaka yuko wenda mwahuza ngo mukore ibintu biriseye, birumvikana muri class ntabwo abantu bakora ibintu bisa cyangwa se ibintu bimeze kimwe, ariko ugerageze kutagira umuntu ubogamira. Ubwo aho ngaho rero bizagufasha. Ariko iyo uvuze ngo ufite one person cyangwa umuntu iri personality kuri wowe, ibyo nabyo ntabwo biba ari ibintu nyine biri fresh bimeze neza muri class. Iyo kenshi
kwishora mu rukundo bishobora kukuvangira bigatuma n'amasomo yawe atagenda neza. Mu gihe hari ahantu ushaka kugera se ari ahantu ejo hawe heza ushaka kuzageraho, iyo ugiye mu nkundo biba byapfuye kuko sometimes ushobora kubivangavanga ugasanga n'ibyo watekerezaga byose bihindutse zeru, ibyo wagiyemo nyine ubihubukiye ukabijyamo ariko nyuma bikagushyira mu bibazo. So ugiye rero no kujya mu rukundo, nimba uri muri class rugemo wabiteguye, please rugemo wabiteguye, ntukajye mu bintu by'inkundo ubihubukiye. Kimwe nuko muri class abantu bakunda bitandukanye, ushaka kujya mu rukundo bitewe nuko wabiteguye, ushaka kujya mu rukundo utabiteguye, ushaka kujya mu rukundo nta ruhare wabigizemo, ibyo birashoboka. Ariko jya uba watchfulness cyangwa se vigilance, ugira ubushishozi mu byo ugiyemo and think about, utekereje what happened cyangwa se ibintu ugiye kujyamo bimeze bite, ibi bintu ni bwoko ki. Jya ubanza ugitekerezeho icyo kintu ugiye gukora mbere yuko ugikora. Icyo ngicyo kikaba cyagufasha kuko ibyo bintu by'inkundo byica abantu benshi. Ugasanga nk'umunyeshuri yarazi ubwenge yageragezaga, ariko agiye mu rukundo bya bindi yarazi byose bikagira ute, bikayoyoka. Ako ni akantu k'ubwenge rero nayo nakuzaniye kugira ngo nawe nyine ukashyire muri mind zawe ugatekerezeho. Gusa si nkuje kufata wenda nk'umuntu ngo mukundane muri class, ariko genda slowly cyangwa se ukore watchfulness, ugire ubushishozi mu rukundo rwawe. Ako kari akantu ka gatatu ugomba kwirinda uri muri class. Akandi kantu rero ka kane ugomba kwirinda, mbibutse ko iyi ari The Mindfest TV. Kora share, subscribe, like and comment, then ibintu byacu bigere kure. Iyi The Mindfest TV rero ikaba ibirika ibintu bitandukanye, abankorarikira kuba wayihamagarira abandi bose kuzagakora, bakaza bakumva ibiganiro tugenda dushyiraho kandi byubaka bikabafasha. Aho wagafata wamara gukora subscribe ugakanda kunzogera kugira ngo ibintu bijye kugeraho byihuse bidatinze. Akantu ka kane rero, ikintu cya kane ugomba kwirinda niba uri muri class. Niba uri muri karasi, niba usanzwe uri igifurase cyangwa mu mvugo nziza, niba usanzwe uri umuntu nyine udakunda ibintu by'ibintu byo gusebyanya cyangwa byo gusebanya, please irinde kujya mu bantu bari kudebatinga ku kintu runaka, kuko ushobora kwinjira muri iyo debate ukagenda wumva bari ku mwanya wawe, cyangwa se ukajyamo wumva umwanya wawe ari uri butsinde, cyangwa ukajyamo wumva ko agace uhagarariyemo ariko kari butsinde. Nyuma bitewe nuko nyine uri igifurasi cyangwa uri umuntu nyine udakunda nyine gutsindwa, ubwo ngubwo iyo utsinzwe bikomba haza ibibazo. Please niba uteye utya, irinde kwishora mu bintu bya debate, irinde kubijyamo, cyangwa se muri make wishyire mu mindset ko gutsindwa bibaho, wemere gutsindwa. Icyo nicyo cyagufasha mu gihe uri muri class. Benshi cyane iki kintu kibakora ugasanga bagiranye beef n'abandi bantu muri debate bitewe nuko badakunda ibi ibintu. Kandi benshi ndabizi abantu benshi cyane muri class batajya bavuga rumwe bitewe n'ibi bintu by'amadebate. Ushaka uragenda uhagarariye igitekerezo runaka cyangwa uhagaze ku ruhande rumwe, urwo ruhande rwatsindwa kandi ari we wabizanye, ugasanga mugiranye beef n'abo bantu bitewe n'uko uri igifura udasanzwe uganira cyangwa utazi ibintu byo kuganira. Icya gatanu rero bikaba birasoje icyanyuma. Reka nze nkubwire yuko iyi The Mindfest TV buri munsi cyangwa se igihe cyose ibirive tugomba kuyikurikira, ugakora subscribe, share. Uyu mwumva we ni HIG Justin Mind. Ikindi kintu rero cyanyuma ari nacyo cyanyuma ugomba kwirinda mu gihe uri muri class. Mu gihe mwarimu rero ari muri class nawe uri muri class, irinde gutanga igisubizo uhubutse. Abanyeshuri benshi rero hari abanyeshuri benshi batanga igisubizo bahubutse, ugasanga abitekerejeho nyuma y'amaze kugitanga. Mbere yuko utanga igitekerezo rero cyangwa se utanga igisubizo, mwarimu mu gihe akubwiye ngo gira icyo uvuga cyangwa gira ikintu utekereza cyangwa bazi ikibazo, jya ubanza utekereze nka gatatu, utekereze ku kintu ugiye kubaza, uba ukitekerezo wibaze ese ninyimubaza akansubiza iki nawe akambaza iki ndamusubiza iki. Jya ubaza ikintu ufiteho amakuru.
abanyeshuri b'abanyabwenge babaza ikintu bafiteho amakuru. Nawe rero muri class byubaza ikintu ufiteho amakuru, nibyo bizagufasha kuba kumvikana na mwarimu mu gihe ari muri class, kuko uyu mubajije ikibazo akakigusubiza nawe yagiraho icyo akubaza ati none se mbere yuko iki ngiki ukimbaza iki cyo wari wacyumvise, ukakimusubiza, mwarimu agenda nawe akubaha, aguha respect muri class. Nawe rero jya ubanza ugira ute, jya ubanza utekereza ku kintu ugiye kubaza mwarimu. Ikindi kandi abanyeshuri benshi baba bazi ari abanyabwenge, mwarimu hari igihe ashobora kubaza nk'ikibazo ugasanga abanyeshuri bose batuje, kandi cya kibazo baragifite, bafite ikintu bakabajije, ariko akibaza iki kintu nta ifomo ufiteho, nta makuru nyifiteho, ninyibaza mwarimu akantera ikindi kibazo, what can I do, ndakora iki? Nibyo rero nkaba mbashimiye gukurikira Demand First TV. Ibyo bikaba byari ibintu bitanu ugomba kwirinda uri muri karasi. Mu gihe uri muri class nyine, ibyo byari ibintu bitanu ugomba kwirinda. Ku mwanya wa mbere hari ko ugomba kwirinda ibintu byawe biri ku mwanya wa mbere. Icyambere ugomba kwirinda kwikina muri class mu gihe urimo cyangwa kwiyerekana, yakumva ko ari wowe urenze cyangwa kumva kuri hejuru y'abandi, icyo cyari kiri ku mwanya wa mbere. Icya kabiri jya wirinda ko hari ukureba mu mutwe. Iki rero twakibonyeho ko nacyo kukureba mu mutwe ntabwo biba ari byiza, cyangwa se kuvuga ibidahesheje abandi agaciro, bakubaga bakagutera respect. Icyo rero ntakigomba kukirinda ku buryo nako na ruhande na rumwe wogamiyeho muri class. Icya gatatu irinde kwikururira mu nkundo cyane. Iki nacyo mwacyumvise ko iyo ugiye mu nkundo cyane se bituma utiga neza. Ikindi uri mu nkundo cyane bituma hari byinshi uhomba, yenda wunguka happiness, ariko hari ibindi bintu uhomba. Happiness urayunguka. Ku mwanya wa kane tuhafite niba ikintu ugomba kwirinda cyaje ku mwanya wa kane, niba uri igifura irinde kudebatinga muri debate iz'abandi banyeshuri, kuko ushaka kuzana debate bakagutsinda bikagukururira ibibazo, ugasanga uhanganye nabo cyangwa se murwanye nabo bitewe n'uko usanzwe utamenyereye gutera inkuru cyangwa gutera story cyangwa kudebatinga n'abandi bantu. Ku mwanya wa gatanu hari ikintu kivuga ngo irinde gubukira gutanga ibisubizo muri class. Ari nacyo twasobanuyeho nyine, iyo utanze igisubizo kitari cyo n'abanyeshuri bashaka kukureba nabi cyangwa se akagutekerezaho, kandi baguhaga respect akati uriya muntu ni gutabaza kiriya kibazo nanzi ko ari umuntu usobanutse mu mutwe, none nyine bakagenda bagutera icyizere nyine mwizo sasi. Uyu rero mwumvaga ni Demand First TV, wabagezagaho ibi bintu ugomba kwirinda. Ni HIG Justin Mind. Murakoze cyane rero, nawe ubutaha mukomeze gukora subscribe na share, ibintu byacu bigere kuri cyane.